watumye tubwirijwe na Roho we. Shaka barushe murikize mu ngoro ye, bamwe ku mazi y'ubugingo. Imana duhora duseka, Imana duhora tuyisenga, Imana duhora tuyisingiza. Ingoro y'Imana hari iziza, hari umubyeyi Mariya uhora duhamagara anaduhakira ubutitsa. Ingoro y'Imana hari iziza, Imana duhora duseka, Imana duhora tuyisenga,
aliponiambia twendeni nyumbani mwa Bwana. Komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Mu buzima bwanjye bwose nzingira Imana, imbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana. Niyo nyir'ubuvunyi niyitanga imbaraga, ubwo namenye kwihunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Interwa nkagwa mu cyaha nzatabaza Imana, zikubita imbere yayo nahise ambabarire, insubize mu nzira maze ndonka agakiza. Ubwo namenye kwihunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Nihoraho amahoro yawe, nihoraho hari ibyishimo byawe. Komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Hari iby'ubu n'ibizaza ntakizadutanya, kuko Imana yadukunze bitagira urugero, yageza aho itanga Yesu Kristo ngo adukize. Ubwo namenye kwihunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Abashakashaka Imana mukomeze iyo nzira, iyereka abayishaka n'umutima ukunda, bimara agahinda kubayikomeraho. Ubwo namenye kwikunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Nihoraho amahoro yawe, nihoraho hari ibyishimo byawe.
ushakashaka Imana izakubabarira, uyoboke inzira yayo ukwirangwa n'impuhwe, imbabazi zayo ntizigira umupaka. Ubwo namenye kwihunda nzajya nyihungiraho niyo mugira. Niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, nyagasani muri kumwe.